ibyo nibyo nababwiraga ku mugore ugukunda. Ubundi burya umugore ugukunda iyo wifuje ko mutandukana pe si ibintu byo kubabeshya, we aba yumva nkaho ufashe ukamukata izosi cyangwa se wenda ni nko kumwica biba birangiye. Umugore ugukunda nta nubwo ashobora no kubyemera ko mugomba gutandukana habe na gatoya. We aba yumva nkaho ni nko kumufata ukamwica. We ntabwo we atekereza ko azongera kubaho ikindi gihe kindi. We ahora abavuga ati n'ubundi ndapfuye birarangiye, ubuzima bwanjye bwose burarangiye, ntabwo buzongera kubaho. Niho hantu ubonera imbaraga z'umugore n'imbaraga z'umugabo, niho hantu bitandukanira. Rero abatari babizi mubimenyereho aha ngaho, ni uko uwo mugore we nta nubwo ashobora gutekereza ko ejo hazaza he yuko azongera kubaho. Ahita yumva ko apfuye we, yuko birangiye, yuko nta buzima buzongera kubaho. Aho bitandukaniye cyane cyane n'abagabo, ni uko umugabo we ushobora kumubwira ati rero kubera impamvu iyi n'iyi, kubera impamvu iyi n'iyi ko ngiye ko tugomba gutandukana. So umugabo ukabimusobanura akabyumva, akamubwira ati wenda twakundanye kubera impamvu iyi n'iyi, twarakundanye narakubeshye, burya nari mfite undi muntu twakundanaga, none niyo mpamvu nifuza ko yuko dutandukana. Nuko nifuza ko dutandukana, ukabimusobanura kuko ufite impamvu nyinshi cyane zishobora gutuma mutandukana. Ariko igitsina gore cyo nubwo wabimubwira akajana, ntabwo yakwifuza ko mutandukana, ahubwo ahita avuga ati mana se noneho ndabaho gute, ndabigenza nte? Kubera iki? Kubera ko we aragukunda. No hantu bitandukanira rero n'igitsina gabo. Igitsina gabo ubundi akenshi we akubona nk'ariya. Burya umugabo iyo akubonye nk'ariya ashobora kwifuza ko muryamana, uko muryamana rwose ako kanya munahuye bwa mbere arabyifuza, kandi rwose bikaba byanabaho bikabaho, mukaryamana rimwe mukaryamana kabiri. Ariko umugabo we kukureka cyangwa se ubwo baryamana rimwe, kuba wafata inzira ukagenda cyangwa ntibyongeye kubaho, ntacyo byamutwara. Ariko igitsina gore iyo muryamanye rimwe ntiwongere kumukenera ko muryamana, asigara ababaye cyane, avuga ati se buriya uyu mugabo ko twaryamanye, ese mvuge ko ese yasanze mbishye mu rurimi rwacu rusanzwe, sinzi n'ibindi bihugu uko babivugamo. Ese yasanze mbishye, ese ntabwo ndyoshye, ese atangira kwibaza ibintu byinshi cyane. Ese naramunyariye adakunda umuntu umunyarira, ese sinanyaye kandi akunda umuntu umunyarira. So agatangira kumva ko igitsina gore kiba gikunda iyo mwakoranye sexy, ugataha ukamushimira, ukamubwira yuko yari ameze neza, wishimiye guhura nawe, wishimiye cyane nyine ko umunezero ibyabayeho uwo munsi ko byaguteye umunezero mwinshi cyane. Burya uwo mugore arishima cyane, akumva ko nubwo yaba sibye ko nta mugore mubi navuga ngiye ngo abaho, kuko uyu nguyu ashobora kubona ni mubi, ngiye ashobora kubona ari mubi, undi akabona ni mwiza. Ibyo bindi bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo nta nkweto yabuze iyayo, nta nkweto ibura iyayo. Cyangwa ubona ko ari mwiza cyangwa se ubona ko ari mubi, nta muntu ngewe njya mbona ngo ni mubi mu ruhande rwanjye uwo ari we wese, kuko ntawe ushaka kuvuga ngo ni mubi undi akabona ni mwiza. Niyo mpamvu ngewe nahisemo ko ngomba kuvuga ko nta muntu mubi ubaho, abantu bose mbona ari beza mu ruhande rwanjye, nta muntu mubi ngenya mbona mu ruhande rwanjye ko abaho. Igihe aribyo nababwiraga rero, igitsina gore gisigara kibaza ngo uyu mugabo iyo baryamanye umunsi umwe ntiyongere kumukenera cyangwa ntiyongere kumwereka ko amwifuje. Umugore arababara cyane, burya arababara mu buryo bushoboka, akavuga ati mana nshobora kuba mbishye. Uyu mugabo kuki atongeye kumvugisha, kuki atongeye kumpamagara, kuki atongeye kumpa umwanya nk'uwari yampaye. Wamuhamagara kenshi, wamuvugisha ukabona ufite ubushake bwo kumuvugisha, ariko noneho guhera wa munsi mwabonanye ntiwongeye kumuvugisha, ntiwongeye kumwandikira wafataga iya mbere. Noneho igitsina gore ukuntu buraro biteye, niwe noneho utangira kukwandikira, niwe utangira kuvugisha, utangira kugira ute. Niko bimera igitsina gore rero, muzajye mubimenya ko
igitsina gore ko ariko kimeze, ari nako giteye, ko numara kubonana nawe rimwe ntwongere kubimubwira uzamenye ko yababaye cyane, biba yabaye pe, nubwo yaba ari mwiza mu ruhande rwawe, nubwo yaba ari mubi mu ruhande rwawe pe, uzagerageze, kuko we biramubabaza cyane mu buzima bwe bwose, akumva ko bishobora kumutera no kwiheba, bikamutera kwiheba cyane umutima we, akavuga ati n'ubundi ntacyo umaze, ririre, ugasanga ari gutekereza ibintu byinshi cyane. Abahanga cyangwa se wenda abagabo mu gutereta cyane, hari igihe ashaka kuvuga ati uyu mukobwa yari yarangoye cyane mu korana nawe sex, kubera ko azi neza ko ari ikintu kibabaza igitsina gore, yaramugoye cyane kugira ngo babonane, byafashe igihe kinini, imyaka myinshi, yamwiriyeho se, niko nabivuga, niko nabifata nk'uko yamwiriyeho kugira ngo babonane, byamutwaye igihe kinini, bibanza no kugorana cyane. Noneho wa mugabo nawe namubona wenda se ku isura yabonaga ni mwiza, cyangwa se wenda ni umwadeperi, ahora yambaye ibintu birebire, akabona mu maso he, akabona intoki, akabona mbwa nyine ibice bye, akavuga ati ubu ku matako bimeze bite, cyangwa se ku kibero n'ahandi hose amaguru yameze ate, agahora afite amatsiko yo kubona ya maguru, yamara kuyabona agasanga uko yabitekerezaga atari ko biri, nabyo biri muri bimwe umugabo ashobora kumuca intege kugira ngo ntiyongere kubonana na wa mukobwa cyangwa se na wa mudamu, ndimo mvuga mu batarashakanye, ugasanga byamuciye apeti, cyangwa se wenda kukuvugisha kumva ameze nko guta umwanya, ahise afata undi. Ibyo bintu nababwiye ko nibyo bintu usubiyemo mbere, ko abagabo benshi cyane burya baba bifitiye bambabarira, bafite irari burya, kuko umukobwa uwo ari we wese uko yaba asa kose ku mugabo, bashobora kuvugana umwanya utarenze iminota 5, uko avuga, uko yamubonye, imisubirize, uburyo cyitwayemo mu ntangiriro, so biramukuruye pe. Uziko mu minota 5 umugabo ashaka kuba ntibaziranye n'ubwa mbere bahuye, ashaka guhura n'igitsina gore bagahita baryamana, iminota 5 yonyine ntibari baziranye, nka wenda urugero nk'abadamu basohokana n'abagabo babo, akenshi baba bari kumwe, akenshi baba bazi ibyabo n'ibyabateye, umugabo wanjye ntaca inyuma cyangwa se n'iki, yikoje hirya gatoya, mwasohokanye, ahuye n'umukobwa iminota 5, we ahise amugirira na gutyo, bahuye baraganira iminota 5, bihita biba rwose. Bamubwira ngo umugore wenda kwirirwa wenda ubwira umugabo wawe ngo umugabo we ngo aguca inyuma, ngo umugabo we ngo agira gute, ukirirwa uri kubivuga, cyangwa se wenda uri kwirirwa ubimucyurira guca inyuma cyangwa gute. Nushake rwose nguhereje rwose ihumure, nguhereje iki, ushaka rwose uzajye gucecekera, uzagirwa ubimubwira, kuko umugabo ashatse guca inyuma ntabwo bitwara umwanya munini, ntabwo bitwara igihe kinini, ahubwo umugore yashatse guca inyuma, nibyo bigorana. Kandi ngira ngo murabizi akenshi burya ikizakubwira ko umugore wawe yuko yaguciye inyuma, yuko yatangiye kujya mu bandi bagabo, cyangwa se yuko afite undi muntu wundi yakunze kukurusha pe, uwo mugore ikimukubwira usanga mu bintu mu rugo, wenda ajya agataha saa 2, urabizi neza ko ataha saa 2, ajya agataha saa 2, akazi ke karangira wenda saa 12, aratega bitewe na ambutiyaje mu muhanda, bitewe n'aho atuye, ndavuga mu mujyi wa Kigali mbona ambutiyaje menshi, cyangwa se bitewe n'urugendo agenda, yajyaga agera mu rugo byibura saa 2 zirenga. Ariko burya umugore watangiye kuraruka, ikimukubwira nuko noneho za saha, mana we, noneho na saa 5 yazigeze, urinjira ntavuga, wenda yajyaga nagusuza, yajyaga agira gute, urinjira nta kuvugisha, arakureba nk'ari ikimbwanze, mbega nyine yakwanze, uramubwira ngo mukore sex nk'ibisanzwe, arakureba, ahita akureba nabi, nkaho byacitse, nkaho ari nk'ikimbwa yanze. Sinzi ko muri kubyumva, ikintu imbwa yanze rwose, ubundi uhita wumva rwose wumiwe cyane, ukabona nyine akureba nkaho nk'ikimbwa yanze, ukibaza ngo nk'uyu mudamu koko
nakoze iki, ugatangira kwishinja ikosa, ariko nta rindi. aba afite umuntu yatangiye kugenda akunda, aba afite umuntu ari gukunda nawe muri iyo minsi, niwe muntu ari guha ibitekerezo bye, niwe muntu ari guha agaciro bitewe n'uko nyine abadamu barakunda bagira bate, niwe muntu ari kumuganiriza kumva ari kunyurwa. So bose simvuze ko ashaka kuza yarakaye cyangwa ashaka gutinda ugatangira kumushinja ibyo ngibyo. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, umudamu ari nubwo ashaka kugira n'agakungu k'abadamu bagenzi bibe. urugero umudamu wawe ntabwo yanywaga inzoga, ariko atangiye kugenda abyiga bitewe n'inshuti z'abadamu afite cyangwa inshuti z'abadamu bakorana, yatangiye kugenda anywa inzoga, atangiye kunywa inzoga, atangiriye ku gacupa kamwe, nabwo nta kikamara, agacupa kamwe nta kamaze, noneho anyweye igice, ari kunywa igice nabwo kandi ari kuvanga na fanta. B'abadamu nibwo bari kumuha kuraje, noneho nyine barakorana cyangwa se wenda baratahana, arongera asubiyeho bwa kabiri, bamuhereje icupa rimwe, noneho ararinywera rimaze avanze na fanta. Bwa gatatu arongeye, none atangiye kunywa abiri, atangiye kunywa atatu, atangiye kunywa ane. Nabwo biri mu bintu bimwe na bimwe bishobora gutuma umudamu ahinduwe n'uwo musore, cyangwa se n'uwo musore w'amabwambwe yahuye nawe, watangiye kugira ngo watangiye kumukorera ibirenze ibyo wamukoreraga, bitewe n'ibyo umukorera wenda sinumugereza ku ngingo, nabyo birumvikana. Ukora segisi ntanyurwa, arahutagera, ariko avuga ati uyu muntu noneho twahuye bitewe n'ukuntu amuhaye keya, n'ukuntu umeze gute, noneho barongera bakora segisi, noneho ibintu birahuye, noneho bihuriye muri munange. Ubwo rero muzajye mubimenya mwese, muzajye mumenya ibyo umugore yanga n'ibyo akunda. Thank you, murakoze cyane. Ni Shangazi Naomi nk'ibisanzwe. Mwibuke gukanda subscribe, comment, mujye musharinga n'abandi, tuzahure ku biganiro byacu by'ubutaha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.